tukoresha amarenga y'intoki yego cyangwa se umutwe. Niyo mvugano yacu. Dukoresha intoki buri muntu wese akumva icyo abwiye undi. Ntago byabanje kukugora? Byarangoye. Ariko ubu nta kibazo warabimenyereye? Byarangoye muri iyo myaka tumaranye. Mbere ntabwo nari mbizi. Ikintu cyose najya kumubwira naremezaga kandi atari byo. Yego. Ariko ubu turavugana cyane, abasha no kumbwira n'inkuru akayirambura nkayimenya. Wow. baba batangiye nko kumurambagiza abantu ugasanga bari guseka ngo n'abazima babuze abagabo nkaswe kiriya twumva nyine ngo kitanasobanutse. Ndabasoje abantu badukurikiye bari mu Rwanda, abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye byose by'isi, ni muri bya bice tuba tuzenguruka ahantu hatandukanye tubashakira amakuru. Buri munsi ndakubwira ngo urugendo rurakomeje. Nitwa Samu Gakire, Bobu arahari kuri kamera z'Urugendo Online TV. Dukomeza uyu munsi twerekeje he? Uyu munsi turi iburasirazuba nkuko muzi makunda, ariko ni ibugesera. Hari igitangaza, hari bitangaza byinshi tuya tubereka biba byabaye hirya no hino. Uyu munsi raha turi hagiye kuba ubukwe, ariko ubukwe budasanzwe. Murabizi ko yari ibitangaza by'Imana, tuba tugomba kubibereka kugira ngo twishimane. Ni umukobwa ufite ubumuga utavuga, reka mbivuge gutyo. Umukobwa utavuga ugejeje mu myaka 40 agiye gukora ubukwe. Ni ibintu byiza cyane. Anaririmba muri korali, ni ikintu gitangaje cyane. Ubwo turaza kureba abo baririmbana, turaza no kumureba ari kuririmba ku uyu munsi nubwo agiye gukora ubukwe, ariko ari buze kuririmba. Uyu muri kureba kuri screen za telefone zanyu ni umukobwa babanaga. Ugiye kumudusobanurira neza, atubwira rinde. Amakuru yawe? Ni meza. Witwa nde? Shimwe Liliose. Hano hantu turi ni hehe? Hasobanurira abantu badukurikiye. Turi mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Ririma, mu mudugudu wa Nyabagendwa. Hano ubu ni Nyanza harya? Turi mu karere ka Bugesera Proto. Ampaye nkararengeze ngo tugiye Nyanza, turi mu Bugesera. Ugiye kudusobanurira, ugiye gukora ubukwe ufite ubumuga bwo utavuga, yitwa nde? Yitwa Mukanyandwe Specious. Mubanye igihe kingana gute? Tubanye igihe kinini cyane. Mupfana iki? Ni mukuru wanjye. Mukuru wawe wo mu muryango ariko? Ko numvishe ko bamubyaye ari umwana umwe. Yavutse atavuga? Ya. Mubasha kuvugana ute communication yawe nawe? Tubasha kuvugana mu buryo bw'amarenga. Ubukwe bwe wabwakiriye ute? Ko yaragije imyaka 40 n'ibyo ari byo byose, hari benshi bavugaga ko wenda atazanabona umugabo. Ubyakiriye ute kuba abonye umugabo, kuba agiye gukora ubukwe bwiza cyane nk'ubu ngubu? Ya, ibintu by'igitangaza. Kubona umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga akaba agiye gukora ubukwe. Ni ibintu byanshimishije cyane. Banambwe ngo aririmba muri korali. Ya. Aririmba ate? Ko tuzi ko kuririmba ari uko umuntu aba ashobora kuvuga. Agendana n'abantu nyine iyo bakoze ritime nawe arayikora. Amaze igihe kingana gute aririmba? Amaze igihe kinini cyane. Amaze igihe kinini aririmba. Hano se kubana nawe niki kikunda kumugora? Ikintu gikunda kumugora nk'iyo umuntu adusuye ntabashe kuvugana nawe, batamenyeranye. Ya, biramugora. Umuntu bagiye kubana bavugana bate? Bavugana mu buryo bw'amarenga. Bamaranye igihe kingana gute? Bamaranye imyaka 4. Imyaka 4? Ubwo tugiye kuza kubibona. None se kwagutaye aragiye, murajyana? Ntabwo twajyana, ntabwo byashobora. Urasigara mu rugo wenyine? Ampaye. Okay, ni byiza cyane. Reka ngushimire. Ubwo tugiye turaza no kuganira n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bashobora kuba bamuzi neza. Uyu ni umuvandimwe we, niwe babanaga, arimo yishimira iby'Imana ikoreye umuvandimwe we. Ni ibintu byiza cyane. Reka ngushimire. Imana iguhe umugisha ku mwanya uduhaye. Murakoze cyane. Muhanagura icyunza umusaza we, hari ibyo atari yemerewe.
igitangaza. Murya byemeye. Nkuko nari maze kubibabwira tumaze kuganira n'umuvandimwe we ariko nanone kugira ngo dusobanukirwe byinshi cyane kuri ubu bukwe bw'agatangaza cyangwa se budasanzwe turi kugenda tuganira n'abantu batandukanye. Uyu mubyeyi muri kureba baririmbana muri korali. Yesu ashimwe mama. Yesu ahimbazwe cyane. Amazina ninde? Nitwa Mukeshimana Rusi. Umuvandimwe Imana ikora igitangaza ugiye gukora ubukwe. Yego. Umuziho iki? Muzeho byinshi kandi byiza bitangaje. Uyu mwana w'umukobwa tumaranye imyaka myinshi cyane turirimbana. Korali turirimbamo yitwa Lebanoni. Ngewe ubwanjye nyimazemo nk'imyaka nka 17. Yego. Kandi nayimusanzemo. Ubwo yayigutanzemo? Yayintanzemo nayimusanzemo. Turashaka. Urabona ko ndi umumama ukuze. Yego. Tabana. Ayigumamo. Arakomeza yubaha Imana. Arakomeza. Sobanura abantu badukurikiye aririmba umuntu ntago ari kubyumva ukuntu umuntu utavuga. Uburyo aririmbamo murabibona nyine namwe ko abana n'ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva. Yego. Ariko uburyo turirimbanamo butangaza abantu bose. Nta nubwo yumva? Ntabwo yumva, ntabwo avuga. Yego. Ariko duhagarana muri korali bagicuranga ahita amenya indirimbo tugiye gukora. Ikimenyetso kibitwereka nuko nta wirirwa mukomanga ukora ritime. Urabizi ko muri korali buri ndirimbo ifite ritime, ifite ukuntu muyitwaramo. Ubu ubona byiyumvamo abizi neza nk'umuntu uri kuyumva. Nta uramukomanga uri kutubyiga, nta uramukomanga uri kubyica. Aho tugiye ajyaho kandi tukajyana neza natwe bikadutangaza. Uretse kuririmba nta wundi murimo akora mu rusengero? Mu rusengero uwo murimo niwe yakoraga wonyine. Keretse indi mirimo ye bwite ku giti cyo buzima busanzwe. Yego. Ubusanzwe yakoraga iki mu buzima busanzwe? Yakunda gukora imirimo y'ubuyede. Yego. Ira mirimo bakora bahereza abafundi bubaka. Yajyaga asaba nakora ruhushya akava n'inta akajya n'ahandi aho yabonye ikiraka. Yego. Akagikora bayo aho kirangira akagaruka tubanye neza cyane. Nimba muririmbana muranasengana birumvikana. Yarakoze Imana imuhaye nibyo niyo mpamvu tuvuga ati ni igitangaza kuba afite ubumuga no kuba yari afite imyaka iri muri 40 kuko numvisha abantu bari kuvuga ngo igera muri 40 birashoboka. Ni igitangaza. Nkamwe mu byakira ute mwaririmbanaga se ntago namwe mubibonye nk'igitangaza? Tubibonye nk'igitangaza cyane kuko uyu mwana w'umukobwa yabaye muri korali. Ubona hari igihe ukora ikintu wagera ukamera nk'uri kwihambira. Reka nkoresha iryo jambo kuko abantu ntibabura kumubwira amakuru cyangwa amagambo y'ibicantege ku buryo na bamwe bamwegera cyane banamugiraga inama bataho kugira ngo usaze utabyaye udashatse washaka n'ukuntu twita ukabyara. Kandi yavutse ari umwe. Yavutse ari umwe ni ikinege kuri mama we. Hanyuma wareba ukuntu akuze, wareba n'icyo kibazo afite. Abantu bamwe bagira intege nke bakaba bamugira inama yo kubyara, ariko agahakana arahira katahimukira korali. Icyo kintu ako kantu kandi ahantu ndavuga uyu mwana musengera muri ADPR. Dusengera muri ADPR. Abantu benshi bamugiraga iyo nama. Ikintu cyambere yabakaniraga avuga yavuga katahimukira korali, atasebya korali arimbamo. Ati ibaze nk'ubu korali yanjye igiye kubona kabona ndatwite. Agahakana yivuye nyuma. Arakomeza arihangana. Hari n'abazima reka nkoresha iryo jambo bagiye bananirwa gutegereza Imana. Bakadusiga muri korali bakigendera bagasubira inyuma ariko twe tuvuga. Arakomeza arihangana. Natwe byadushimishije cyane ku rwego ntashobora gusobanurira. Ubu bukwe bwe ni bwiza ibyo ari byose biragaragara ko buri mw'Imana. Ese yabarigeze nko kubibwirwaho wenda muri nko gusenga? Yarafite isezerano nk'umuntu mumaranye igihe? Yego. Wenda hari ukuntu twe dusengera muri ADPR kandi dusenga Imana ivuga.
Imana dusengira avuga n'ukuri igaha abantu bayo amakuru twari dufite yari rusange mu bakobwa turirimbana. Yego. Ku mukobwa uzihangana Imana izamugirira neza. Yego. Abonetse muri abo rero wihanganye kugera ku myaka 40 umukobwa ni ikitangaje pe. Imana rero ishubije byavuze kandi iramushubije rwose. Ubwo tubwira abantu bananiwe kwihangana cyangwa se abakihanganye bakomeze. Cyane kwihangana gutera kunesha. Agiye kubaka urugo nta mugayo umuriho. Tumuri inyuma tumutangira ubuhamya nk'umukobwa wubashye Imana kandi yakoreye Imana uko ashoboye. Biradushimishije cyane rero. Urakoze cyane, reka ngushimire, Imana iguhe umugisha. Muze kugira ibirori byiza. Murakoze cyane. Yego. Kongeye gushima Imana cyane hano ho duherereye muri rwa rugendo rwacu, ni inkuru y'ibitangaza. Murabizi ko iyo turi muri rwa rugendo rwo gushima Imana tujya hirya no hino tukerekana imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Mu bukwe natanye mbabwira ko twatashye mu Bugesera, niho duherereye. Ni ubukwe navuga ko bwerekana imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Uyu tugiye kuganira ni umukwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru ni meza. Ku bantu badukurikiye amazina ninde? Abantu bari kureba wabibwira amazina yawe. Cumura Vincent. Mudacumura Vincent. Niyo mazina yawe? Niyo mazina yanjye. Wenda tudatinzeho gato, umugeni mugiye kubana mumaranye igihe kingana gute muziranye? Tumaranye imyaka 2. Mumaranye imyaka 2? Wenda uranyuriraho abantu gatoya impamvu, kuko abantu benshi bari buze kumva inkuru, bari buze gutangara cyane, cyangwa se bamwe na bamwe babyibaza bavuga ati ibyo byose uri umugabo kubera iki umuntu mugiye kubana communication cyangwa se kuvugana nawe n'ibintu bigoye. Bambwiye ngo ntiyumva nta nubwo avuga. Yego. Muvugana gute, mwahuje gute kugira ngo mugere kuri uyu mugambi wo kubana? Twebwe mu mvugano yacu tukoresha amarenga y'intoki. Yego. Cyangwa se umutwe. Niyo mvugano yacu. Dukoresha intoki, buri muntu wese akumva icyo abwiye undi. Ntago byabanje kukugora? Byarangoye. Ariko ubu nta kibazo warabimenyereye? Byarangoye muri iyo myaka tumaranye. Mbere ntabwo nari mbizi. Ikintu cyose najya kumubwira naremezaga kandi atari byo. Yego. Ariko ubu turavugana cyane, abasha no kumbwira n'inkuru akayirambura nkayimenya. Wow, ni byiza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi uriyumva ute? Umunsi w'ibyishimo kuri wowe, ni umunsi utazibagirana kuri we mu buzima bwawe, urumva umeze ute? Ngewe uyu mufasha wanjye Mukanyandwe Specials. Yego. Nafashe igihe kirekire cyo kumutekerezaho. Ndetse habanje kubamwo urugamba rukomeye. Yego. Ndetse rimwe nkumva nanabivamo. Yego. Ariko Imana yaje kushoboza, numva ndamukunze cyane. Mukunda nta muranga umundangiye. Yego. Byaturutse ku Uwiteka. Ati rimwe na rimwe ibyo byose nta magambo y'urucantege cyangwa se y'abantu bakuzaga mu matwi? Amagambo y'urucantege yarabaye menshi. Yego. Dore ko ubona ko ndi umugabo usobanutse cyane. Yego. Bamwe bibazaga impamvu naba ngiye kuzana umuntu utumva atavuga. Yego. Ndetse kenshi nkiterura inkuru myibitekerezo umuryango wanjye ko nabonye uwo nkunda. Bambajije uwo ari we, mbabwira uburyo ki ameze. Barabyanga ndetse bambwira ko nawe wacu wapfuye atyo. Yego. Ariko nkomeza kumukunda. Nza kubibumvisha kugeza ubwo nabo wabyakiriye. Ubu babutashye ndetse hari n'abaturutse mu ntara za kure mu majyepfo. Yego.
babutashye ari benshi kandi babyishimiye baje kumukunda biturutse ku Mana yo mu ijuru yatumye bamukunda nanjye kandi kubwo namukunze nabo babigizemo uruhare yego nabashimiye ko baje muri ubwo bukwe. Imana iguha umugisha, ndagushimiye cyane, urugo rwiza, ibirori byiza, Imana izabajya imbere, izabashyigikire, umutima wagezeho kumukunda uzawugumane. Natwe twakoze urugendo rukomeye cyane tuza hano kugira ngo tubashe kubana nawe ku munsi wawe w'ibyishimo. Icyo twakubwira n'abandi bantu bari kudukurikira bari kureba iki kiganiro, ubwo tuzagaruka n'ubundi gusura ifamiye by'umwihariko nuko twabanje kubereka ibyishimo n'ibintu bidasanzwe cyane. Harya ufite imyaka? Ufite imyaka 40. We afite murangana. Urakoze cyane, reka tukoreke ukomeze kwitegura kugira ngo ukomeze ibirori byiza n'umunsi mwiza. Urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Yego namwe murakoze cyane. Tuze kubibabwira, tumaze kuganira n'umukwe, hatubwiye byinshi cyane, urugamba rutari rworoshye, ariko kubera ko ibintu byose biba biri mu mugambi w'Imana biba bigomba gusohora, birangiye nyine. Navuga ko Imana yesheje icyubahiro. Uyu muri kureba kuri kamera ni umubyeyi w'umugeni. Yesu ashimwe mama. Ahimbazwe. Mumeze neza? Turashima Imana. Uyu munsi w'ibyishimo kuri wowe, umwana wawe, bambwiye ko ari we mwana wenyine ugira. Urumva umeze ute? Ndumva ari ibitangaza, nubwo ari nk'inzozi, ariko nkibuka ko Imana yabimbwiye. Yego. Ari muto cyane, amaze nk'imyaka nka 13. Imisezerano y'uko azakora ubukwe bwera, imisezerano y'uko azanakobwa inka. Yego. Ariyo mpamvu banza batazanye amafaranga kuko ari Imana yari yarabivuze. Mbo umwana rero yambereye umwana mwiza, yantanze no gufata kwakira agakiza. Yego. Akajya ambwira agakiza ari umwana muto w'imyaka 11. Akajya nkakunda urwagwa cyane. Nanga urwagwa akagira agahinda, akazana amashara akarasiramo ikibiriti, umuriro ukagurumana. Akanyereka ngo niko Imana izangenza kubera ngo inzoga. Nuko ariga arabatizwa, ndi umupagane n'inywera inzoga. Yego. Ariko bukeye ndavuga nkunda itorero, ndavuga ntereka njye kumara umwana wanjye agahinda. Wicara avuga ngo nzajye gukizwa nanjye ngo ntazashya. Nagenda ngiye mu itorero, ubwo nagiye mu bwa mbere mbona ni bibi, ubwa kabiri mbona ni bibi, ubwa gatatu mbona ni byiza. Ndatangira ndahinduka rero, mba umukirisitu, mbese ndi nka murumuna we mu gakiza. Yego. Imana yo mu ijuru akomeza kwitwara neza mu bwari bwe, akanga kwishingira, akanga kuba yakora ibyaha. Yego. Akavuga ngo Imana itazamwakirizaho umuriro, kandi ntabwo ashobora kujya kwishingira atambaye impeta. Kanyereka gutya atambaye impeta. Wowe umubyeyi ibyo byose mwabashaka kuvugana neza nta kibazo, mwabashaka nyine kumvikana. Ubwo ngira ngo abantu bose niko bameze. Nananga n'ahantu h'urusaku, nkanga umuntu unganiriza byinshi. Yego. Niyo nganirije byinshi ndahunga kubera mbona mubyaye ari umwe. Yego. Nkunda kutaba mu bantu benshi, uretse mu itorero iyo najyaga nko gusenga cyangwa abantu baje kumusura. Wambwiye ati Imana yari yarabikubwiyeho akiri muto. Imyaka afite 10 n'ingahe? Yaragize imyaka ingahe? 40? 40. Ntabwo wari utangiye kwiheba uvuga ati byari byose risezerano burizasohora ko mbona ari imyaka iri kuba myinshi? Byari byarabaye. Naravuga se ko Imana ivuga ngo ibereye mwiza wayitegereje bose. Uriya akaba yaranze kwishingira, akaba yaranze kwibyarira n'akanyendaro ngo nkarere. Yego. Buri nanjye ntegereza iyo Mana yavuze ngo ibereye nziza wayitegereje bose. Iryo jambo niryo nari mpagazemo, nta bwoba ntaki, aho ijambo Imana yavuze nkumva ndi kuyisubiza ku cyejo, kandi nkavuga nkayitegereza kuko ari Imana. None irabishohoje rero, ibereye nziza wayitegereje bose, ihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen. Nanjye nyihaye icyubahiro. Amen. Ni byiza cyane, ni ibyishimo. Wenda turi gusoza, nta magambo y'abantu, abaturanyi, abandi bantu
yakuzaga mu matwi wenda ukumva birakubabaje? Amagambo yarazaga baba batangiye nko kumurambagiza abantu ugasanga bari guseka ngo n'abazima babuze abagabo nkaswe kiriya twumva nyine ngo kitanasobanutse, ariko kuko nari nzi ko Imana yitarobanura ku butoni yego nagiraga ibyiringiro. Ubwo rero igihe kimwe ndaryama nijoro ariko narasenze maze nk'iminsi 3 nsenze. Imana ijambo yambwiye yamunyeretse yambaye ikanzu. Yego. Ikanzu iyi ngiyi y'abageni. Yego. Birambwira ngo ibyo byavuye kuwite ntese biriya ni ibintu bibaho. Numva ijwi rivuga ngo ibyo byavuye kuwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Yego. Zaburi 83 umurongo 23 wanze. Nuko mbirebye nguma muri ibyo byiringiro wakanya gato nk'ako guhumbya muri uyu mwaka mu kwezi kwa 8 kwa 7 gutyo niho yatangiye kubona fiance, biratangira birakura buhoro biri mu mugambi w'Imana bigenda neza cyane. Dusoza gira ijambo ubwira aba bageni, umwana wawe n'umutware we, ijambo wababwira icyo wabifuriza mu rugendo rushya batangiye mu rugo rwabo niki? Ikintu mbifuriza mbifurije kubana neza. Yego. Amahoro. Bakabyara hungu bakabyara hungu bakabyara na kobwa, ubundi bagasazira mu buntu bw'Imana bakazagira iherezo ryiza n'imigisha y'Imana yose kandi ndayibifuriza. Kandi nawe isengesho ry'umubyeyi rigomba guhoraho kuko bari umugisha ku mwana. N'imigisha y'Imana yose uko senze nicyo mbifuriza. Yego. Urakoze cyane, reka tugushimire, reka dukomeze ibirori, umunsi mwiza, Imana iguhe umugisha cyane. Yego namwe murakoze. Uzabana nawe ukurikije umurongo akadomo akitso itegeko ry'Imana. Uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana. Uzamukunda ari muzima. Arwaye uzakomeza kumukunda. Uzakomeza kumukunda. Mu bukene uzakomeza kumukunda. Tuzabana kandi uzakomeza kumukunda. Mu bukire uzakomeza kumukunda. Bazamukunda. Ari muzima uzakomeza kumukunda. Yego uzakomeza kumukunda. Uzabana nawe uzatandukanywa urupfu cyangwa se Yesu agarutse. Hanyuma se iyi miryango nivuga abari bitero baba spesiyo uzayumvira? Oya, ibi byaturutse ku Uwiteka ntabwo nzajya bababwira azakomeza kumukunda. Tugiye gukorana ikiganiro nawe na spesiyo. Spesiyo imbere y'Imana z'umutima wawe uremera ko udashobora kubera umugabo.
imana ibifashe amashyi menshi kandi sida kugira ngo amutegurire umugeni we hanyuma ari kumwambika impeta yamutegura uri manazima Jehova jire shada Iwowe uhuriro wenyine nta wundi wo kwizerwa kuki mutumva ubwo mubyanzereye kubasohora no gusenya mumva ndagira ngo muracura perezida muhobere mushimire banza umuhobere cyane inshuro azikwerewe ifoto neza ndagira ngo yinahira udacura yandire fate nangurura amajwi zamuka ukuboko kwawe kw'iburyo ugahererekanya uhereye mu mazina yawe zamuka ukuboko kwawe kw'iburyo yewe mudacumura pesa imbere y'Imana n'itorero ryayo nemeye kujyana ubwaniriza Precious umbere umugabo dushyingiranwe mu itorero zabana nawe nkurikiza itegeko ry'Imana zamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene tubyaye cyangwa tutabyaye mu byago no mu munezero zakomeza kumubera umwizerwa ntateshutse ku nshingano sinzigera nifuza abandi bagore tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu Imana izabidufashamo kanyambi nawe special agiye kuraye fata hanyuma uzamura ikiganza cyawe araza kutwereka ko yabisomye
uzacumura namwambika impeta ashobora kuyimwambika aririmba amubwira amagambo meza amuteguye ku mutima n'ibindi byose yateguye amaze kwambika impeta abikora. Niyamamare niyamamare Yesu wacu niyamamare niyamamare Mushumba wa paruwasi ya Nyabagendwa abakandi n'umuyobozi w'iryo torero ububasha mpamwa n'Imana ububasha mpamwa n'itoro rya Pentecote ryo mu Rwanda ADP nemeza ko udacumura Vesa abaye umugabo wa Mukanyandwi Specious kandi ko Mukanyandwi Specious abaye umugore wa mudacumura Vesa ab'Imana iteranije uyu munsi kugira uzabatandukanya
tubikoze kandi tubitegetse mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amen. Iki ni icyemezo cy'ubushingirwe itorero ry'abageneye tubashimira urukundo mwagaragaje, murarutubwira, turabisuzuma, usanga aribyo, mukaba mutsinda ikizamini gikomeye, muzabane akaramata iteka ryose. Kandi uru rugendo muteye n'abana banyu turabifuriza ngo bazabirebereho nabo bazatere intambwe namwe muteye. Imana ibashigikire kandi bagire neza. Amen. Hanyuma